Hello guys, ni Neje nk'ibisanzwe. Murabona ko nishimye cyane. Abakunzi ba Pi muri he, abakunzi ba Pi bose ndabasuhuza cyane. Uno munsi kuri no tariki, kuri no saha rwose Pi network irimo iratrendinga cyane. Ni coin rwose, ni coin ndi mu mpamvu nzayivuga imyato, ni mpamvu nzayivuga kuri no channel cyane rwose. Ni muri pioneer peace kabisa. Pi network rero ni coin yaje abantu barimo nanjye tuvuga ati no coin rwose kubera ifite supply nini, kubera ko wayitangiye ubuntu ino coin nta hantu izagira hakomeye. Ariko Pi network uko irimo irakora, uko irimo yitwara ni ibintu bishimishije cyane. Murabona ko market irimo iramanuka cyane ku bwinshi. Ariko Pi network niyo coin yonyine rukumbi ifite trading volume nziza, ifite icyo bita ifite kuzamuka kwiza cyane, irimo irazamuka neza cyane. Barayironshinze ihita imanuka, yaramanutse ku minsi ibiri ya mbere igera kuri 0.3. Abantu twahiye ubwoba turavuga ati igiye kongera ishyiramo indi zero imwe, igiye kongera ishyiramo indi zero ebyiri. Twarabivuze nk'abanareze kuko iyo ikintu kimanuka kiragomba kumanuka, n'ikintu kizamuka twako kimwe kirazamuka. Niyo mpamvu ngewe mvuga analyze cyangwa se analyze z'ibintu ndimo ndareba, ibintu ndimo ndimagine nyine. Nimba mbonye ibintu bimanuka nkavuga ati biragumya bimanuke kuko birimo biramanuka, nimba mbonye ibintu bizamuka nkavuga ati biragumya bizamuka kuko birimo birazamuka. Ubwo rero Pi rero yageze kuri 0.3, ntabwo yahatinze cyane, yahikojeho gatoya idomaho ihita izamuka igumya ranging ya 0.8, 0.7, 0.9. Ejo bundi yahise igera kuri 1.2. Turavuga ati Pi network yagarutse, imeze neza, imitwara neza. Ubu ngubu tuvugana uyu munsi yazamutse iva kuri 0.3 ijya kuri 3 ku madolari 3 guys, ku madolari 3. Ngiye numvuga mu buzima bwanjye ko Pi itazongera kurenga amadolari 2 honestly. Ariko Pi yantangaje cyane. Ikindi kintu cyantangaje cyane nuko Pi network yongera supply yayo cyangwa se coin ziri muri circulation zirimo ziriyongera cyane ku muvuduko urenze cyane. Ari byo bintu biteye ikibazo kuva ati kuki coin zirimo ziriyongera mu isoko, zirimo ziriyongera aho kagira agaciro. Urumva ko ni ikintu gikomeye cyane. Ni shout kuri team irimo irakora akazi gakomeye cyane ku equilibrate price ikaguma kuri iri stable, kandi urimo urongera supply. Ni ibintu bikomeye cyane, ni akazi gakomeye cyane. Barimo barashyiramo amafaranga menshi kugira ngo price igume ibe stable. Abantu benshi nyine nabonye mbona amatangazo bati se bazisubize Pi zabo, bazisubize kuri P browser, kuri wallet zabo. Bashatse bazibika kuri exchange kuko na exchange ziri safe. Ariko Pi network yicreating wallet yayo, hari wallet yayo ifite ira P browser, baza kureba kuri OKX hari wallet yayo ifite. Bashatse bazitake bashyiraho coin zabo, ariko coin wazibika kuri exchange muri izi ngizi zazilistinze nta kibazo, wayibika kuri wallet yawe nta kibazo. Icyo usabwa ni ukuvuga ati ese mfite plan iyi coin nzayigurishiriza he? Coin nzayigurishiriza ku madolari 5, nzayigurisha ku madolari 10, nzayigurisha ku madolari 20, nzayigurisha ku madolari 100, ese nzayigurisha ku idolari 1, ese nzayigurisha kuri 0.5. Ibyo bintu ukabimenya nyine, ukamenya strategy ukoresha kuko crypto ibamo ibintu byinshi. Kugira ngo ukore exit ni ibintu bigorana cyane, uhimba ugura, ariko kugira ngo uvemo biragora nshuti. Usanga coin ikunguye amafaranga menshi cyane, ariko greedy ukumva ko ibintu bishoboka, ukumva ko ibintu bikunda, ukumva ko nimba igwa ibihumbi 10 by'idolari, nimba igwa ibihumbi 20 by'idolari, izagwa ibihumbi 100, ukajya ngo ni ibintu byoroshye. Oya, wifata plan yawe, kandi murabizi kugira kwiha goal nini cyane uvuga ngo uzajya ku bintu byinshi ntabwo bipfa gukunda nyine. Ahubwo nuko target ufite nyine wagenda uvuga ati ningira ngaha nzakora iki, ningira ngaha nzakora iki, cyangwa achievement nyine kugira ngo nayishimire. Kuko hari nk'umuntu ejo bundi kuri 0.5 nakoze 0.3 yavuze ati mana yanjye ni ukuri pe Pi niyongera gusubira ku idolari 1 uzaba ukoze nzagurisha. Uzi ibintu byabaye, Pi yageze kuri 1.2 abati kandi birimo yagarukara igera kuri 1.5 ngo bya bintu byaje. None ubu ngo yageze ku madolari 3, mu kanya ari ku madolari 3, arimo avuga ati uwambika ajya ku madolari 10.
urumva ko nyine muri we ntabwo afite target. Equity birazamuka ariko ntabwo afite target yuko nyine ntabwo afite icyo ashaka. Nyine avuga ati wenda ino price nigira ngaha nzaselinga wenda no percentage, nigira ngaha nzaselinga no percentage, nigira ngaha nzaselinga no percentage, nzakora iki kintu, nzakora n'iki. Iyo ufite target yawe biragufasha nyine. Ikindi kintu nabwira, iyo ufashe wewe mu mutima nama wawe uko yindi wenda ukavuga ati price wenda ngiye nigira ku $5 nzaselinga, ukaba waselinze nizagera ku $10 cyangwa 20 ntuzajye wicuza ngo ngiyaba ngo ntaragurishije. Oya, ntukoze wicuza. None se iyo waragurishije bikahita bimanuka byari kugenda biti? Ibyo bintu byo uzajya ubyibaza nyine. Bene babyita cryptocurrency ari amafaranga iyo kiri muri market aba ari fluid, aba nyine abahora azamuka amanuka cyane, aba ari nka gaze. Ntabwo wavuga ngo wapredicatinga ngo uzagira aya mafaranga nyine. Mu gihe amafaranga yari mu isoko uba wemeye kuba yarozinga. Rero nimba ufashe profit, pfa kuba ari profit atari loss, nta kibazo. Iyo profit iba ari amafaranga menshi. Wafata 10% by'inyungu, wafata 20%, 30%, ayo mafaranga aba ari menshi cyane yashyize muri real life. Murakoze cyane rero abantu baba pioneer, nababwira ati mwishime coin yanyu nibirazamuka neza. Abazigurishije namwe mwihangane, bagurishije ku giciro cyo hasi cyane mwihangane, nta kundi niko bimera. Trading niko bimera, cryptocurrency niko bimera. Hari igihe payi wenda ishaka kujya ku 100,000, 200,000 umugani wanyu, noneho ukazavuga ati ukamenya nk'aho umuntu wagurishije bitcoin 10,000 akazigurisha pize ebyiri $10, ndakeka $10 cyangwa 7, sinzi bitewe n'igihugu iyo piza cyangwa n'ukuntu uburyo iyo piza ingana. Ukicuza, ariko ibyo pfa kuba uri mu nyungu. Nicyo kintu ngiye ndeba. Uriya mugabo ushobora gusanga we yari mu nyungu nyine. Hari undi wari ufite bitcoin 10,000 akaba atari kuzigurisha ya $5 cyangwa se $20, ariko we akabona umuntu uzimugurira nyine. Yari ari mu nyungu, ntabwo yagurishije ari mu gihombo. Cyeka nimba yaragurishije ari mu gihombo nibwo twashyiraho utubazo twinshi. Naho niba yagurisha ari mu nyungu nta kibazo, ntabwo namublaming. Umuntu wese yari mu nyungu, turabacuruzi. Iyo uri mu nyungu utanga product bakaguha amafaranga. Niko bimeze nyine, niko ubuzima bw'amafaranga bumera. Nawe rero nimba waragurishije nta kundi, nimba uri mu nyungu uvuga ati nta kintu nashoye, ni telefone yanjye, ni umwanya wanjye, nakuyemo $100, ukayishimira, ishime, nta kibazo. Kuko hari igihe wari kuyabura. Hari ama-airdrop menshi cyangwa se hari ama-mining menshi twagiye dukora tukabura amafaranga, tugasanga nta kintu dukuyemo. Ariko nimba warakuyemo amafaranga wikiblaminga ngo nagurishe make, nagize ibiki n'iki. Nimba ushaka kongera ku investing, ako investing uzi ko investing nyine mu bintu bihindagurika. Ushaka ko investing iri ku $10 ikajya ku $2 cyangwa ikajya ku $1 cyangwa ikajya ku 0. Ibyo byo ubanza ubimenye nyine. Ariko ntuzajye wicuza ngo yaba narakoze iki, yaba narakoze n'iki n'iki. Ibyo bintu ni ububwa, ntabwo ari ubugabo. Guma ku ijambo ryawe uvuga ati naragurishije kandi narishimye. Kuko nimba coin waragurishije ku $1, njye navuze ngo waragurisha kuri 1.18, nimba kuri 1.18 waragurishije ukabona igeze kuri 0.3 warishimye, uravuga ati n'umuntu yangira inama nziza. Ariko ntubone yageze kuri 3, none yageze kuri 5, utangira uvuga ati nagurishije ibiki n'ibiki. Wicuze, wumve ko utari umuntu muzima, cyangwa se wumve ko ari kosa wakoze, ntiwicuze. Nibyo ngibyo nababwira kuri uno munsi. Ariko rwose umuntu ufite payi ye niyishimire rwose. Nahoze ndeba umuntu ufite 15,000 bya payi, arimo aravuga ukuntu akoremo amafaranga menshi cyane, akoremo hafi 45 by'idolari. Ibyo bikubye mu Manyarwanda numva n'amafaranga menshi cyane. N'amafaranga ahindura ubuzima bw'abantu benshi batandukanye. Nanjye yampindura ubuzima. Ariko urumva ku mafaranga, ku bintu by'ubuntu, kuri telefone ye, ku bantu yabwiye, ku bantu yafashije, ku bintu bitamusabye igihe kinini cyane, ibintu yavanze n'akazi yakoraga, ariko akaba abonye umusaruro. Ni amafaranga menshi cyane. Wenda ashobora kutagurisha cyangwa kugurisha nyuma yaho wenda izamutse cyangwa se igeze ku $5, kuko birashoboka. 10 birashoboka. Nta kintu kidashoboka muri crypto. Nta kintu kidashoboka kwa Nicholas. Nta kidashoboka ko nimba ko n'izindi zirimo ziranuka yo kazamuka, hari power iri behind yayo tutazi. Ndi umuntu nkamwe, nta makuru yanima mfite wenda
yisumbuyeho cyane atari kuri social media, atari tubona ariko Pi Network ubu ngubu irimo iritwara neza cyane, ni ibintu bigaragarira ijisho. Murakoze cyane rero, nimba ukunze no content wafasha ubufasha bwawe nk'umuntu w'umuviewer urimo urareba ino video kandi nagushima kuba ugejeje kuri no munota ukireba ino video yanjye. Ikintu wakora washaringa, ugakora subscribe, kubayikoze congratulation, respect kabisa, ugakora share ino video ikaba viral cyane, ino channel yanjye uko igenda ikura nanjye bintera imbaraga zo gukora n'umuhate wo gukora research nyinshi cyane kugira ngo mbahe ibintu biteguye, ibintu bimeze fresh. Murakoze cyane, ciao ciao.